Juti bavandimwe bamwarimu Ben nongeye kubasuza kandi mbahaye ikaze nanone muri kino kiganiro cyo kuwa mbere ku itariki 13 z'ukwa 10 ntongera kwinyuramo nkuko nabivuze zo ngo z'ukwa 11 ku itariki 13 z'ukwa 10 nongera kubashimira kandi mbahaye ikaze nkuko musanzwe mubizi ngende umuhungu w'amahoro umuhungu w'ibyishimo umuhungu udatinya kuvuga ibitekerezo bye bya politike kuko rwose murambe babwira ndi ku butaka buticirwaho abantu niyo umuntu apfuye usanga ari umunyarwanda wamwishe ari umunyarwanda wishundi rero mbashimire ibyo murabizi nibimenyerewe ko abanyarwanda aho turi hose dufite umuvumo Imana yatuvumye ariko kandi tukaba tudashaka no guterwa icyuhagiro kugira ngo natwe turere ko twazagira umugisha nk'abandi bose reka rero aka kanya bavandimwe mbere yo ngira ikiganiro mbageza nkuko musanzwe mubizi abashyashya iyo umuntu ageze hano narabe babwiye rwose ntagajya ahava akoze subscribe hanyuma namwe abamenyereye murabizi rwose ikiganiro maze kukireba uhita ukora like buriya biratangaza kubona nta na like 100 zishobora kuba ikiganiro cyarebwe n'abantu 1000 nabwo bigaragaza imyumvire abanyarwanda tutaragira abandi bafite nukuvuga ngo gukanda like nta kintu na kimwe bitanga nta numwanya na muto bitanga nta nubwo bigaragaza muri zamaniye koko wabikoze gusa ikintu bigufasha ni kimwe gusa bigufasha kureba ko icyo kumenya ko icyo kiganiro wakirebye ubuze uko bizagenda mu myaka 10 zawe ushobora kongera guhura nacyo reka rero mbarembera akaririmbo nkuko musanzwe mubizi ugabashyashya muhite mukora subscribe nibyo mbasaba namwe abamenyerewe hanyuma mbonereho no gusuhuza nyine nzajya mbavuga mu mazina Freeman uri umuntu ukomeye cyane w'umugabo none email nazibone ibitekerezo byawe nabiboneye igihe Sadio Mani Drogoba nawe ndagushimiye cyane Semanyenzi na Nanginyenzi mwese muri abantu b'abagabo hari undi muntu abonye watangiye kuza bita Rose nawe nabonye afite ibitekerezo bizima undi nibagiwe se n'uwo nibagiwe wese ambabarire ariko mwese bazirikana kandi mbabuza umutima babwira ko ibitekerezo byanyu ari byo birimo gukubitira ikinyoma hakuye reka manze ndirimbe ndaje mu kanya Taxi moto tugende Taxi moto tugende Ngana hirya hino ndava mu Rwanda ndajya mu Rwanda hose ngeze ku muryango bagenda mu mabisi acagingwa igipindi gishaje Taxi moto tugende Taxi moto tugende njyana hirya hino ndajya mu Rwanda hose ngeze ku muryango ariko mana yanjye mwana warakoze cyane ko warampaye kumenya gucuranga gitari kuko uretse no kuba biranduhura rwose kandi bikanshimisha hanyuma rero muri kano kamwanya murimo murabyumva ngiye kuvuga kuri ziriya moto abamotari bo bacu mwabonye ko bari kubirukana mu muhanda bari kubirukana mu gihugu kuko kukwirukana mu murwa mukuru iyo umurwa mukuru w'igihugu wafashwe nubwo bavuga ko igihugu cyafashwe none iyo bakwirukanye mu murwa mukuru w'igihugu bivuze ko bakwirukanye mu gihugu ari nabyo biri kuba ku bamotari buriya nunareba neza uzasanga abamotari hafi ya bose ari abahutu n'umututsi byacitse akajyamo ni wa muryango utabura ikigoryi nubundi kera byahoze kuko umututsi wakenaga bamugiraga umuhutu n'umuhutu ukenye bakamugira umututsi ibyo byari bisanzwe n'ibyo byabaye kuri Busketo wari umutwa akisanga ari umututsi hanyuma ariko mbere ko ibyo bivugaho reka nongere na atake
reka nongere natake mu mukino w'umupira. Ngiye kera nakundaga umupira ariko ubusinyi ukunda umupira wa nyuma narebye ni igihe Zinedine Zidane akubita umutwe harya ni Zinedine Trezeguet niwo mukino wa nyuma mperuka kureba niho bwa nyuma. Hanyuma rero ariko mbanze natake kera wasanga n'ubusanzwe nifitiye ikipe nanjye yanjye kuri pe nabaga mfite ikipe y'abana tungana uko nabaga mfite baro ugasanga mfite ikipe ubwo nyine navuga ngo umupira urarangiye ukarangira mwese tugataha n'abandi bagataha. Ariko aka kanya reka natake umuntu bita Musabyimana Gaspard mbere yuko njya ku mamoto. Reka mbanze natake burya mu mukino w'umupira w'amaguru urataka ugacenga ukarinda izamu byanaba na ngombwa ukamutera ikigingi kugira ngo atakwinjirana ndetse rimwe na rimwe bakanamusimbura cyangwa se ari wowe bareba nawe bakaguha ikarita y'umutuku ukava mu kibuga iyo utabikoze nabi iyo utabikoze neza. Muri ubu byo ashaka kuvuga FPR ubwo reka mbanze natake umu adversaire Musabyimana Gaspard tuza rekera aho ngaho ibyo urimo ntubizi namaze kukumenya. Nzakwataka umva nkuko Kigali mpiga nkuko Kigali ishaka kunyataka nanjye ngomba kwataka ibyitso byabyo biri muri aya mahanga byanaba na ngombwa nkagutera ikigingi ukava mu kibuga nanjye nkacunga izamu ryanjye kugira ngo batansinda cyangwa se ngo bampe ikarita y'umutuku mve mu kibuga nanjye. Ngaye nguko abahungu bacu rero abahutu buri uko mutureba twaragowe kuko na Bizimana wa Ministeri ya Minubumwe arabyivuga ngo abahutu turitatsa ariko kandi koko turitatsa kuko nta kuntu umuhutu waba waramwiciye umuryango ngo narangiza asubira inyuma bari we ugukorera. Aba bamotari bacu rero abahutu murimo mwirukanwa mu Rwanda uko uwakwirukanye mu murwa mukuru aba yamaze kwirukana mu Rwanda uko namaze kubabwira uwafashe umurwa mukuru aba yamaze gufata igihugu ukwirukanye mu murwa mukuru abakwirukanye mu gihugu nicyo bisobanuye ntago ari ibintu byinshi. Abamotari bacu reka mbabwire mugenda utwo tumoto twanyu nuko erega abanyarwanda yabatwuvaga ibyo mbabwira nukuri mwumva ibyo mbabwira ikintu cyitwa intambara ikintu cyitwa igitugu ikintu cyitwa byakwijya umva byahita byijyana nka nyombere. Abamotari mufata utwo tumoto twanyu babirukanye muri Kigali ubundi reka nsubiremo akantu neza. Bari abahungu mubona b'abamotari ni abanyonzi bakoresheje imbaraga n'udufaranga banyongeye murabizi amafaranga 100 batwishyuramo ruswa baziha abapolisi bagize amahirwe babona uduperime bajya kwaka amadeni bagura utumoto. Wa munyonzi witeje imbere akava kuri moto akava ku igare akajya kuri moto bamwirukanye kuri ya moto ye kuko n'igare ntago azongera kurigarura mu mujyi nimba birukanyemo na moto. Icubye ko n'amagare nabonye batangiye nako babirukanye. Hanyuma hakongera hakaza undi muhutu wari ufite agatagisi ke katwegerane. Uwo muhutu bamutereyeho imisoro n'ibihano asanga ntazabivamo ka kamodoka katwegerane kakibasha gukora avanamo ibyuma abishyira mu ntuza barabigurisha abonamo udufaranga tugura moto aza mu muhanda. None bongeye bamukuye mu muhanda. Umuhutu aho uri hose uri kumva iki kiganiro nubwo waba uri umuhutu wigize umututsi mu bitekerezo ariko mu maraso yawe ukaba uri umuhutu ndetse no mu nkomoko y'ababyeyi bawe ukaba uri umuhutu ndetse n'umututsi wakennye akaba afite ibitekerezo nk'iby'abahutu mboneho no gusubiza bene gato nkubiri ntago abahutu navuze ko mfite ibitekerezo by'abahutu dukuyemo kwica yahitse anyibutsa ko abahutu atari bo bishe intera hamwe nubwo intera hamwe zari zigizwe nyinshi n'abahutu ariko ntago ari abahutu bose muri rusange hishe intera hamwe. Naho ndafite ibitekerezo by'abahutu ariko nsifite ibitekerezo by'intera hamwe kandi ubwo nagira ibitekerezo by'intera hamwe si byaba bivuze ko ndi umwicanyi ahubwo byaba bivuze ko nshaka gushyira hamwe tukagendera hamwe intera hamwe gutera mugaterera mwese icyarimwe mukagenda. Hanyuma rero ba bantu b'abakene
wa muntu wagurishije ibyuma bye by'imodoka akagura moto, wa munyonzi wanyongeye igiceri cy'ijana agatanga ruswa ikaza kugeramo akagura moto, ndetse akanafata ideni muri banke, na wa muntu wagurishije ibyuma by'imodoka ye akajya gufata ideni muri banke kugira ngo byuzure ajye mu muhanda, noneho amotare umuhutu bakaba baramwirukanye. Dore inama nabagira mwabahutu mwe n'abatutsi. Ubundi hari ibintu batwigishije mu mashuri ya segondere, namwe murabyiga n'uyu munsi baracyabyiga, mukajya mu kizamini cya leta ufite urudodo n'urushinge ufite urudodo n'irate ngo ugiye gupima relief. Ibyo ntacyo bizakugezaho, nta na gito dore inama nabagira, mwebwe mufata icyo bita amaguru yanyu. Kigali ni ntoya, ni nto cyane, baduhishe gukoresha GPS ngo ijye twihutisha ducisha inzira za panya tugeraho tujya vuba no mu gihugu cyacu. Ariko mwebwe icyo nabagira ngiki, izo bisi zabo muzireke, ntimuzigemo. Utega imodoka kuvane mu ntara izi guture Nyabugogo, ugende n'amaguru. Kigali sirangana gute? Ubu kuva mu mujyi, njyewe nkiri mu Rwanda nanjye nari narapfugirwa gashinyaguro. Kuva Nyabugogo ujya mu mujyi, ari ahantu ho kwishyura amafaranga ari hafi kugera mu 1000 nimba kitaragezemo, kuko njye nahavuye ageze muri 600. Hari panya wazamuka kumuhima nubwo hari za ruhurura zinuka, ariko burya wazenguruka n'umuhanda wose njye najyaga nguzenguruka nkazamuka. Kwe nabonaga bari kumpenda. Urugendo rwo kuva mu mujyi, rwo muri Kigali rurerure ni ukuva Nyabugogo ujya Kabuga. Hariya wajyayo wabiteguye nawe amafaranga yawe ukayabika, ukayaguramo amazi n'akaji ukakanywa. Ibyo bibisi byabo mukabibarekera, mukareba ko bitazameramo ibyatsi. Ariko abantu nidushaka kumva ngo duhinduke, moto niba baziciye Kigali mu mujyi wa Kigali bagashyiramo izo taxi, ibyo imodoka byabo ngo bicagingwa, nabyo bitabahagije, babacunaguza bagira gute. Gera Kigali ufite agakapu kawe mu mugongo karimo utundi twenda n'utuntu two kwihanagura, ugiye kugeraho ujya uwo mwavuganye muze gupanga mwahuriye, cyangwa se niba ugiye waba ugiye kuhagera wiheranje ushaka ahantu wipusike wihanagure uhindura imyenda ugende uve Nyabugogo n'amaguru ugende Remera. Ni kurese buriya shaka mana, sinzi ibyo navuga. Ibyo modoka byabo mu bibarekere mwigendere n'amaguru, nta kindi nababwira. Naho moto zo mwebwe bafite utumoto twanyu mwirande mutwambutse imipaka mujye kudukoresha za Uganda, za Mozambique na za Malawi, bizakunda kandi abanyarwanda bumva bari kubakira. Noneho abadutegaga mugeze mu mujyi wa Kigali, aho mwashakaga kujya mugende n'amaguru, murebe ko ibyo imodoka byabo bashaka kubagurisha. Ariko ubundi umuntu waguze abanyarwanda ninde we? Njyewe hari akantu nahoze ntekereza buri nakagombye kuba ariko nahereyeho. Nibaza umuntu wagurishije abanyarwanda, nkibaza n'umuntu waguze abanyarwanda nkamubura. Kugeza ubwo wowe munyarwanda ugura imodoka yawe y'ivatiri ku mafaranga yawe wakobokeye, wanze gusindamo mitsingi, warayakobokeye, ukaba ufite kamodoka kawe kakavatiri, ukaba utemerewe gutanga lift, kandi amafaranga wayiguze mara yawe. Ubwo murumva atari kugurishwa se? Nuvuga ngo umunyarwanda ni igicuruzwa cy'umuntu tutazi, ndetse hari uwamugurishije hari n'uwamuguze. Kuko n'utanga iyo lift bazavuga ko ngo nimba ari rurangwa nimba ari ibiki ntazi RGB ibintu ntazi by'amazina bahaye kugira ngo bakunde biba abantu. Ngo niba utwaye umugenzi wamuhaye lift bakontora bagasaga ntimuziranye, ngo ubwo yaguhaye amafaranga. None icyo gihugu ineza yagiye he? None si neza zava he? Nubona umuntu uri ku rugendo, umva mwirwanirire. Nubu ufite imodoka yawe ni sawa, uyigendemo essence yitwike wenyine, bari no kuguha icyo giceri cy'ijana utwo dufaranga duke ntacyo. Ufite imodoka nayigendemo
wenyine, ufite buri wese afite amaguru ye, agura inkweto azishyiremo ikintu cya rugabire munsi, agenda n'amaguru, najya kugera hajya ahindura imyenda yihanagure, ahindura imyenda, agakapu yongera agatere mu mugongo. Urebe ko ibyo bimodoka byabo bitazameramo ibyatsi, ibyo bintu babeshya baguze no mu Bushinwa bizanabatwikiramo, ibyo modoka bizana. Ariko umuhutu aho ari hose irwanira ishyaka, uwo muhutu uri mu gihugu irwanira ishyaka, nawe mututsi wakennye ugahinduka bakagushyira mu cyiciro cy'abahutu, nawe wirwanira ishyaka, maze igihugu mu kirekere abakire, abagande, abatutsi baturutse Uganda bakize, n'abatutsi baturutse Burundi bakize. Twega abatutsi bari mu Rwanda nagira ngo twarakennye, nimutirwanaho rero ibyo birabareba. Ibyo modoka nimugera mutya mukabona moto zivuye mu mujyi wa Kigali, nugera mu mujyi wa Kigali buri wese ajya agenda n'amaguru. Mu Rwanda mufite umwanya uhagije ndabizi, ugende n'amaguru. N'udufaranga wari ufite ushobora no kugenda uvugana kuri telefone n'umuntu mwari mwasezeranye, ntiwamenye uko urugendo rurangiye, ukagura utuntu, ukagenda urya, ukagenda unyunguta utubombo, ntumenye uko urugendo rurangiye. Ariko ibyo modoka byabo mubibarekere, uzarebe ko bitazameramo ibyatsi. Naho umuntu wagurishije abanyarwanda, nawe tuzarebe umuntu waguze abanyarwanda nahomba ntago azongera kubagura. Buri uko byagenda kose muri babashyize ku isoko wenda mu myaka runaka barongera bagahindura amasezerano bakongeza ibiciro. Nabona homba umuntu wabaguze ntabwo azongera gushora imitungo ye mu kugura abanyarwanda. Hanyuma bagaspa mwigize ibyitso n'umuntu bita Mako bamumbwiyeho, usibye ko nawe najyaga mubona nashakaga kuzamuvugaho ndacyamwiga. Muri bino bihugu ntago wabona amafaranga n'akazi akora, wenda sinzi n'ibindi akora, akazi akora twese turakazi ko kwirwa nuku delivery job ko babyitara, biriya bintu byo kujyana ibintu sinzi uburyo nabivugamo, ntabwo yamuvaniramo amafaranga yo kwirwa atega indege, kugeza nubwo ajya kureba wa musaza w'umuyisilamu uri mu bihugu bya Afurika. Nawe nzakuvugaho mbona utari shyashya, kuko hari n'amakimbirane aherutse kuvugwaho wagiranye na Padiri Nahimana Thomas, nubwo nawe ntaramenya ibye neza, ariko ndaje tuzahangana, muzanyataka nkuko munyataka mumpiga ngo mumfate, nanjye nzataka ibyitso bya hano by'iwanyu, ningira icyo ncurwaho nzamutera ikigingi, niba ngombwa ntago azagaruka muri uyu mukino twiyemeje. Gase ndaremba kandi karimbora umuntu wavuze ngo ndi umusitari, ngo nzi no gucuranga, ngo ibi bya politike nzabivemo. Shase wa muhungu we, umusitari kurusha Theo mwese muzi bose babireba yaba wuhe, uzamarira ari kurira, yeba we Theo ari kurira, Maria afite ibibazo, nkotanyisha pardon, ariko ndarwaye, ikirere cyahindutse ngira ibibazo by'amare allergie, mujye mwihangana ninkora akantu kakababaza. Minotangire rigiye kurangira, ibyo nashaka kubabwira ni ibyo. Imodoka zabo muzibarekere, mugere mu mujyi mwigendere n'amaguru, nta na hamwe kore hariho hariya. Hanyuma abamotari namwe utwo tumoto twanyu nibabaca mu mujyi, ubwo babaciye nibabaca muri Kigali mu murwa mukuru, mudufate mujye kutumotarisha. Aho mutazajya ni muri Kongo, ariko ibindi bihugu muzajyayo ni Burundi, ni mukomanze neza, babakingurira n'abana beza. Ntabwo Evariste ari umuntu mubi asanzwe utagamije kumuneka, ntiyabura kukwakira. Hanyuma ngayo nguko ibyo modoka byabo muzabireke. Umuntu wagurishije abanyarwanda duha amahoro, munyatake nanjye mbatake, uko mumpiga niko nzahiga ibyitso byanyu biri hano. Reka rero mbisabire